بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yayo ariwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazaba bamukurikiye. Allahumma amin. Bavandimwe b'Abayisilamu, tugiye gukomeza n'isomo ryacu ryo gukomeza guhugurana ku kijyanye imyemerere y'Ubuyisilamu. Umuyisilamu agomba kushikama ku idini rye. Umuyisilamu agomba kwiga idini rye, akarisobanukirwa, akarimenya, kubera yuko ubumenyi ni ingenzi. Ubumenyi nibwo butuma ibikorwa binozwa, ubumenyi nibwo butuma ibikorwa byakirwa. Udafite ubumenyi ku kintu ntabwo gikora neza. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Quran ati fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, nti nimubaze abamenyi nimba ibintu mutabizi. Nimba ikintu utakizi, kibaze abamenyi bagusobanurire. Nimba ugeze ku kibazo cyo mu idini ukaba utagisobanukiwe, baza ababisobanukiwe bize iryo dini babigusobanurire. Kwiga rero ni ingenzi, kwiga ni ngombwa kandi bifite agaciro kanini cyane. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yadushishikarije gushaka ubumenyi, Ni ngombwa rero ko tugerageza tugashaka ubumenyi mu buryo ubwo aribwo bwose, mu buryo butworoheye cyangwa se budukomereye, ariko tugashaka ubumenyi bw'idini. Reka rero dukomeze. Umuyisilamu agomba kumenya Imana ye. Nibaramuka bakubajije bati Imana yawe ni iyihe, iki ni ikibazo umuyisilamu agomba kumenya, akamenya n'ubusobanuro bwacyo, kubera yuko Mumva umuyisilamu azabazwa. Umuyisilamu n'utari umuyisilamu, Mumva barabazwa. Kubazwa rero hagomba kuboneka utsinda ndetse n'utsindwa. Uzatsinda rero ni wa wundi wari umuyisilamu, akaryiga, akarisobanukirwa. Kuba wari umuyisilamu gusa, wambara imyenda y'Abayisilamu, ufite amazina y'Abayisilamu, ariko utarize iryo dini ngo urisobanukirwe, ukore gahunda z'Ubuyisilamu zisobanukiwe, ntabwo kiriya kibazo wazabasha kugisubiza Mumva. Rero baravuga, umumenyi arimo aratubwira ati faiza qila laka man rabbuk, nibaramuka bakubajije bati Imana yawe ni iyihe, uramutse uhuye n'umuntu akubaza ati Imana yawe ni iyihe, ugomba kumusubiza uti Imana yanjye ni Allah subhanahu wa ta'ala, we wandemye akanarema n'ibindi biremwa byose. Yarandemye arema n'ibindi biremwa byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Ibiremwa tutareba ni byinshi cyane. Ni ngombwa rero ko iyo Mana yandemye ari we Allah subhanahu wa ta'ala, akarema n'ibindi biremwa, huwa ma'budi, uwo nguwo niwe ngaragira, uwo nguwo niwe senga, uwo niwe ngaragira, ni nawe senga. Ukamubwira yuko nta wundi usenga, ukabwira uwo muntu ukubaza gutyo, ukubaza Imana yakubwira uti uwo nguwo wandemye akarema n'ibindi biremwa niwe senga, kandi nta kindi senga uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ngibyo rero bifite dalili muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri suratul Fatiha, akatubwira ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, akatubwira ati alhamdulillahi rabbil alamin. Muri Qur'an aratubwira ati ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah, umurezi w'ibiremwa. Ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, umurezi w'ibiremwa. Rero Allah subhanahu wa ta'ala niwe waturemye, arema ibindi biremwa tutazi, arema ibyo tubona n'ibyo tutabona. Wa kullu ma siwa Allahi alamun, kandi ibintu byose bitari Allah subhanahu wa ta'ala ni ibiremwa. Ibindi byose bitari Allah subhanahu wa ta'ala byaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nanjye ndi umwe muri ibyo biremwa. Ukamusobanurira akamubwira uti kandi nanjye ndi umwe
ndi umwe muri ibyo biremwa. Ni ukuvuga ngo Imana yawe ni nyagasani wakuremye, ni nyagasani wakuremye akarema n'ibindi biremwa byose. Uwo nguwo rero niwe ugomba gusenga, nta wundi ugomba gusenga uretse we. Ibyo ngibyo bigashimangirwa n'imvugo ya Allah avuga ati alhamdulillahi rabbil alamin. Jya uvuga uti ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, ni iby'Imana umurezi w'ibiremwa. Naam, nibaramuka rero bakubajije bati none se Imana yawe, iyo Mana utubwira wayibwirwa n'iki? Wayibwirwa n'iki? Icyo tuyireberaho rero, icyo tubimenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala ni mu bimenyetso bye. Icyo tumenyeraho Allah subhanahu wa ta'ala ni mu bimenyetso bye, mu bimenyetso bye no mu biremwa bye. Mu bimenyetso bye ni uko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ijoro. Ijoro ntabwo ari ikintu cyaje ngo cyiture aho ngaho gusa, arema n'amanywa. Amanywa ntabwo yaje ngo yiture aho ngaho gusa, ku buryo ijoro n'amanywa bibisikana gutyo gusa, nta kindi kibiyoboye, nta biri aho ngaho byikora. Ntabwo bishoboka. Umuntu ufite ubwenge buzima ntabwo icyo kintu yagitekereza. Ntabwo ashobora kumva yuko uwo muntu ufite ubwenge buzima ngo yabone yuko ijoro n'amanywa byikora. Oya, ntabwo byikora. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yaremye n'izuba. Ni nawe waremye izuba akarema n'ukwezi. Izuba n'ukwezi ni mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibigaragaza ko Imana ihari, ni ibigaragaza ko hari uwaremye ibyo ngibyo. Ntabwo izuba kuba riza ku manywa hanyuma ukwezi kukaboneka nijoro, ibyo ngibyo ntabwo byapfuye kwizana gutyo gusa kugira ngo byiture aho ngaho. Hari nyagasani wabiremye, hari nyagasani ubikoresha. Ndetse no mu biremwa bye nanone harimo asamawati, harimo ibirere 7 Allah subhanahu wa ta'ala yaremye, waman fihinna, ndetse n'ibiri aho hagati. Ibyo birere, ikirere tureba cya mbere, tureba hano hejuru, hari n'ibindi birere biri hejuru yabyo bigera muri 7 nk'uko tubibona muri dalili zitandukanye no muri Quran. Ndetse n'amasi Allah subhanahu wa ta'ala niwe wayaremye, yaba ino si n'izindi si tutazi. Isi 7 nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira. Amasi 7 wal arduna 7 waman fihinna. Amasi 7 ndetse n'ibindi, ndetse n'ibiri muri ayo masi. Ibyo byose ni mu bimenyetso bya nyagasani, ni mu bimenyetso bya Allah. Wama bainahuma, ndetse n'ibiri hagati y'ibirere ndetse n'isi. Ibyo byose ibyo byose birimo aho hagati ni ibyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo rero bitugaragariza ko Imana ihari kandi ariyo yaremye ibyo ngibyo. Ibyo rero bikagaragazwa na dalili iboneka muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'an akavuga ati no mu bimenyetso bye ni ijoro ndetse n'amanywa, izuba ndetse n'ukwezi. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira mu bimenyetso bye harimo ijoro n'amanywa, izuba n'ukwezi. Kandi akatubwira ati la tasjudu lish-shams, uramenye ntuzasujudira ishamsi, ntuzubamira izuba, ntuzasenga izuba, ntuzagaragire izuba, wala lil-qamar, kandi ntuzagaragire n'ukwezi. Wasjudu lillahi, ahubwo uzajya ugaragira, uzajya wubama kubera nyagasani wawe, kubera Allah, kubera Imana yakuremye. Uzajya wubamira Imana yakuremye. Alladhi khalaqahunna, uwo nguwo waremye ibyo ngibyo byose yavuze, niwe tugomba gusenga. Alladhi khalaqahunna, waremye biriya byose twavuze hejuru. In kuntum iyyahu ta'budun, nimba koko ari ushaka kugaragira, nimba koko uvuga kugaragira Allah, jya ari we wubamiraho kugira ngo wubamire biriya. Jya ari we wubamiraho kugira ngo wubamire biriya.
guhamya Allah ni iki? Ishahadu umuyisilamu avuga arimo yinjira uwisilamu avuga ati ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, iryo jambo rifite inkingi ebyiri, inkingi ya ithbati ndetse na nafi, inkingi yo kwemeza ndetse no guhakana. Urimo urahakana ko nta yindi mana iriho illallah, ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah. Ni ukuvuga ngo urahakana ukanemeza. Rero nimba uri umuyisilamu ukaba warahakanye ko nta zindi mana zikwiye gusengwa mu kuri, uba ugomba no kwemeza ko harimo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agomba gusengwa mu kuri. Hari izindi mana zisengwa ariko zidasengwa mu kuri. Isengwa mu kuri ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni ikwiye amasengesho y'ukuri. Umuyisilamu rero uwinjiye idini yari afite ibindi yasengaga, yari afite ibindi yagaragiraga, yari afite ibindi yiringiraga, aba agomba kubishyira ku murongo, akabishyira ku ruhande, akabivana mu nzira, akabikuraho, kubera yuko yamaze guhamya ko nta yindi mana ikwiye kugaragirwa mu kuri. Ibyo bindi yabivanyeho, ibyo bindi agomba kubikuraho, ahubwo agasenga Allah subhanahu wa ta'ala, akaba ari we sujudi, akaba ari we yubamira, akaba ari we yiringira, akaba ari we yizera, akaba ari we arangamira. Allah subhanahu wa ta'ala rero yabitubwiye muri aya, atubwira ati la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Uramenye ntuzawamire, ntuzasenge, ntuzagaragire izuba ndetse n'ukwezi, ahubwo uzajya ugaragira Imana yo yabiremye. Uzajya ugaragira Imana yo yabiremye nimba koko ari we ugaragira, nimba koko ushaka kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira mu yindi aya, akatubwira ati inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati niwe, aratubwira ati mu by'ukuri nyagasani wanyu ni Allah waremye ibirere n'isi fi 6 ayyam, mu minsi 6. Thumma istawa ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathith. Ati kandi amaze kurema isi mu minsi 6, ibirere n'isi mu minsi 6, arangije aganja hejuru ya arshi. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati mu by'ukuri nyagasani wanyu ni Allah waremye ibirere n'isi mu bihe 6 cyangwa se mu minsi 6, hanyuma akaganza kuri arshi, atwikiriza ijoro amanywa, atwikiriza ijoro amanywa, kandi iryo joro rishaka ayo manywa ryihuta. Arema izuba, ukwezi n'inyenyeri, arema izuba, ukwezi n'inyenyeri bigendera ku itegeko rye. Allah subhanahu wa ta'ala akomeza avuga ati mumenye ko kurema no gutegeka ari ibye, arubahitse nyagasani w'ibiremwa. Ahangaha rero Allah subhanahu wa ta'ala aratugaragariza yuko ari we waremye isi ndetse n'ibirere, kandi ari nawe ugenza ijoro n'amanywa, kandi kandi inyenyeri ndetse izuba, ukwezi, inyenyeri musakharati bi amri, bigenda kubera itegeko rye, bigendera ku itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero tujye tugaragira Allah, tumenye ko Allah ari we waremye ibyo byose, twiringire Allah, ibindi byose tubishyire ku ruhande. Abari bafite impigi babishyire ku ruhande, abari bafite ibindi biringira bagenda biziritseho babishyire ku ruhande, ahubwo biringire nyagasani w'ibiremwa, nyagasani uzi ibyihishe. Rero
uwo nyagasani niwe ukwiye kugaragirwa. Uwo nyagasani niwe ukwiye kugaragirwa nk'uko abidutegeka none muri suratul Baqara, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah aratubwira ati yemwe bantu nimugaragire nyagasani wanyu we wabaremye, walladhina min qablikum, kandi akarema akaba ari nawe waremye abababanjirije, abaje imbere yanyu, la'allakum tattaqun. Allah rero arategeka abantu bose ngo bagaragire nyagasani wabo baremye, akaba yaranaremye n'ababanjirije, nimba koko la'allakum tattaqun, kugira ngo mubashe gutinya, kugira ngo mukuremo gutinya. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى rero arimo aratwibutsa ingabire ze kugira ngo turusheho kumugaragira. Aratubwira ati niwe wabashyiriyeho isi, abasasira isi. Isi arayisasa, ayigira isaso, tuyigendaho uko dushaka ku isi, tugenda twirukanka, dutwaraho amamodoka, dutwaraho amagare, dutwaraho amamoto, ndetse arangije n'ikirere arakituzamurira. Ikirere kigira hejuru rwose, kandi nta nkingi gifatiyeho. Kandi nanone wa anzala minas samai maa, muri cya kirere akajya avanamo n'amazi, imvura nyine, akajya akuramo imvura ikamanuka ikaminjagira hasi ku butaka. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yarangiza kuri ya mvura yaguye mu butaka agakuramo, akamezamo ibiribwa turya buri munsi, imbuto tukarya, imboga tukarya. Fala taj'alu lillahi andada. Nimba Allah subhanahu wa ta'ala ugukorera ibyo ngibyo, nimba Allah subhanahu wa ta'ala gukora ibyo ngibyo, fala taj'alu lillahi andada in kuntum wa antum ta'lamun. Uramenye rero ntimuzagire izindi mana mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi mu by'ukuri mwebwe mubizi, muzi ingabire za Allah, muzi ibimenyetso bye, muzi ibyo abereka mu byo yaremye, muzi ingabire yagiye abibutsa abahereza mu manywa nijoro. Uramenye ntuzagire izindi mana ugaragira mu mwanya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Uko niko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، umumenyi bita Ibn Kathir aratubwira ati al-khaliqu lihadhihi al-ashya huwa mustahiqqu lil-ibada. Ati rero uwaremye ibi bintu byose, uwaremye ibi byose tureba, ibyo tureba n'ibyo tutareba, ibyo twabwiwe n'ibyo tutabwiwe, uyu nguyu wabiremye huwa mustahiqqu lil-ibada, uwo nguwo niwe ukwiriye kugaragirwa, uwo nguwo niwe ukwiriye gusingizwa, uwo nguwo niwe ukwiriye gusengwa, niwe ukwiriye amasengesho. Uwo nguwo waremye ibyo byose. Ni gute ujya gusenga rero ikitararemye n'umubu, ikitararemye n'isazi, ikitafasha kurema n'akantu gatoya gashoboka ngo kigashyiremo roho? Urajya kumugaragira gute? Wagaragiye wa wundi wakweretse ibimenyetso, wa wundi wakoreye, akarema isi, akarema ijuru, akarema amanywa akayasimbuza ijoro. Ibyo byose akaba bikwereka, akamanura amazi mu kirere, akayameresha ibihingwa bikamera tukarya. Uwo nguwo ni ukwiye amasengesho, uwo nguwo ni ukwiye amasengesho, uwo nguwo ni ukwiye kugaragirwa. Uramenye rero ujye wibuka yuko ejo cyangwa ejo bundi uzitaba Imana, kuko iyo upfuye tuvuga yuko witabye Imana. Kuki tutavuga yuko witabye wa wundi wajya kugaragira? Kuki tutavuga yuko witabye rya hirizi wambara? Kuki tutavuga yuko witabye izuba? Kuki tutavuga yuko witabye ukwezi? Kuki tuvuga ko witabye Imana? Iyo Mana rero tuvuga ko witabye niyo ugomba kugaragara, kubera ko uzayitaba ikubaza ibyo wakoze hano kuri ino si. Uzayitaba ikubaza ibyo wakoze hano kuri ino si kugeza ubwo uvuye mu mwuka wa nyuma, kugeza ubwo uvuye mu mwuka. Ibyo byose uzabibazwa. Nimba rero uzi yuko uzabazwa,
garagira wa wundi uzakubaza nta wundi rero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe rero twarebaga ibijyanye no kumenya Imana yawe. Bakubaza ngo Imana yawe ni iyihe, ukabasha kumusobanurira. Niyo bakubaza ngo ni ibiki bikwereka Imana, ni ibiki twamenyeraho Imana, ukabasha kumusobanurira. Ibyo byose twabiboneye dalili, twabiboneye gihamya muri Qur'ani. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gushikama ku idini rye, ko yaduha gushikama kuri kamere yo kumugaragira, ko yaduha kuzagira iherezo ryiza. Wa akhiri da'wan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Rugema Saidi.